turakwitabye karame nyagasani kuko duhamagaye ku neza yawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, iraduhamagaye kugira ngo itugirire neza, idutume aho ishaka. Kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 14 mu byumweru bisanzwe, tariki 10 Nyakanga 2024, ng'amasomo adufasha kwitabira ubutumire bwa Nyagasani. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya, umutwe wa 10, umurongo wa 1 kugeza kwa 3, wa 7, wa 8 kugeza kwa 12. Isiraheli yari umuzabibu mwiza, ukera imbuto zishimishije. Uko imbuto zayo ziyongeraga, ni nako yagwizaga intambiro. Uko igihugu cyayo cyarushagaho kurumbuka, ni nako n'inkingi z'ibigirwamana zarushagaho kuba nziza. Umutima wabo n'ibinyoma bisa, none bagiye kubiryozwa. Uhoraho ubwe agiye gusenya intambiro zabo no guhirika inkingi zabo. Ubwo noneho bazavuga bati, nta mwami tukigira kuko tutubashye Uhoraho. Ariko se ubundi ubwo umwami yatumarira iki? Ibya Samariya byo birarangiye. Umwami wayo aragenda ayobagurika nk'agashami gatwawe n'amazi. Amasengero yahirengeye y'i Aveni, ari nayo mvano y'icyaha cya Isiraheli, azasenywa. Amahwa n'ibitovu bipfukirane intambiro zabo, maze bazabwira imisozi bati, nimuturidukireho, n'utununga bati, nimudutwikire. Nimube mukurikije ubutungane, muzasarura imyaka myiza. Nimwitongorera imirima ikiri mishyashya, kuko ari cyo gihe cyo gushakashaka Uhoraho, kugeza ubwo azaza akadusakazaho ubutungane. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 105. Nidushakashake uruhanga rw'Uhoraho ubudahwema. Nimuririmbire Uhoraho, nimumuririmbire mu mucurangire, nimuzirikane ibitangaza yakoze. Nimwishimire izina rye ritagatifu, nimuhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho. Nimugarukire Uhoraho nyir'ububasha, mushakashake uruhanga rwe ubudahwema. Mwebwe nkomoka Aburahamu umugaragu we, bahungu ba Yakobo abatoni be. Nimwiyibutse ibikorwa bye bihebuje, ibitangaza yakoze n'amatangazo yivugiye. Niwe Uhoraho Imana yacu, umugenga w'isi yose. Nimushakashake uruhanga rw'Uhoraho ubudahwema. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 10, umurongo wa 1 kugeza kwa 7. Muri icyo gihe Yesu ahamagara abigishwa be 12, abaha ububasha bwo kuganza roho mbi no kuzirukana, ngo gukiza icyitwa indwara n'icyitwa ubumuga cyose. Dore amazina y'izo ntumwa 12. Uwa mbere ni Simoni witwa Petero, na Andereya murumuna we, Yakobo mwene Zebedeyi na Yohani murumuna we, Filipo na Baritolomayo, Tomasi na Matayo umusoresha, Yakobo mwene Alufeyi na Tadeyo, Simoni w'Ikana na Yuda Isikariyota wundi wamugambaniye. Abo 12 Yesu abohereza mu butumwa, kandi abihanangiriza agira ati, nimwerekeze mu karere k'abanyamahanga, kandi ntimwinjire mu migi y'Abanyasamariya, ahubwo musange intama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Aho munyura muvuge ko ingoma y'Imana yegereje. Amen. Bayoboke b'Imana, nimuhumure, Kristo naganze iwacu, atugirire neza buri munsi, mu ijambo rye buri munsi. Yesu nanjye nawe araduhamagaye kugira ngo adutume ahashaka. Aya masomo twateguriwe kuri uyu wa gatatu, naduhamagara ngo tujye kuzirikana ku ngingo yitwa umuhamagaro, la vocation. Iryo jambo vocation, umuhamagaro, riva ku nshinga y'ikilatini vocare, ikavuga ngo appeler, guhamagara. Rero tukibukanya ko muri kiliziya dufite umuhamagaro rusange twese. Twahamagariwe ijuru, twahamagariwe twese kuzajya mu ijuru, niho tuzishima iteka. N'Imana iduhamagarira ubutungane mu ijuru, umuhamagaro w'ubutungane, appel à la sainteté, umuhamagaro w'ubutungane. Nubwo duhamagariwe ubutungane twese, ariko hari inzira nyinshi tunyuramo kugira ngo tuzagere kuri uwo muhamagaro rusange. Hari n'imihamagaro 2 y'ingenzi, ushobora guhitamo umwe cyangwa uhitamo undi, izadufasha bitewe naho uzanyura kutugeza hehe kuri bwa butungane wa muhamagaro rusange. Iyo mihamagaro ni
la vie conjugale, umuhamagaro wo gushinga urugo, ubutumwa bwo mu rugo, ndetse n'umuhamagaro la vie consacrée, kwiha Imana, ubutumwa bwo kwiyegurira Imana. Iyo mihamagaro yombi buri wese afite uburyo ahatambuka Nyagasani ahamuhamagarira kugira ngo azuzuze iki? Azuzuze ubutumwa, kugira ngo azagere ku muhamagaro rusange. Tukongera tukazirikana none icyo bita umuhamagaro. Umuhamagaro winjirwamo n'abantu babiri, Imana ihamagara ndetse n'umuntu ugira ute? Umuntu witaba. Rero Imana igiye kuguhamagara iguha n'ubutumwa. Muri iyo mihamagaro yombi tumaze kuvuga haruguru, ari umuhamagaro wo gushinga urugo, Imana niyo ya mbere ihamagara, igahamagara umugabo n'umugore, ikabahamagara gushinga urugo kugira ngo bazafashe Imana kurema, bakundane urukundo rwa kivandimwe, babane mu mahoro badahemukirana, barere neza gikristo abana Imana izabaha, kandi ibyo byose baganisha he? Ku butagatifu, ku muhamagaro rusange w'ubutagatifu. Hari n'abo Nyagasani nanone ahamagara akabahamagarira kwimuyegurira ku buryo noneho bw'umwihariko kwiha Imana. Abo nabo nk'ishusho ya Kristo utarashatse, wigize umukene kugira ngo adukungahaze, atugeza heza, atwegereza Imana, kudashaka kubera ingoma y'ijuru. Aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje, ngo ubwo butumwa buri wese ahabwa ubutumwa. Ubwo butumwa bwose rero bushiniye mu nshinga igira iti gukiza, ubutumwa bwo gukiza. Twese rero buri wese yagiye ahabwa ubutumwa, ariko bwose ubwo butumwa ni ugukiza, ni ukugira neza. Imana duhamagariye twese kugira neza. Aho uzanyura hose ujye ugira neza, aho uzanyura hose ujye ugira neza, kuko ingoma y'Imana ari ubugira neza, ubugwaneza bw'Imana, ng'ingoma y'Imana. Rero ntawigeze ahamagarirwa ikibi, ntawigeze ahamagarirwa kugira nabi, ntawigeze ahamagarirwa gutongana n'abandi, kuvuga nabi, gukora nabi. Twese twahamagariwe icyiza, gukora neza. Ngubwo ubutumwa buri wese agomba guca akarongo, aho wanyura hose ujye uvuga uti Nyagasani ampamagariye kugira gute? Gukora neza. Nibyo twumvise mu isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya. Imana yahamagaye Isiraheli, umuryango wayo yawuhamagariye iki? Irawutora, irawutoranya kugira ngo Imana izahatambukize umukiro wayo, umukiro wo gukiza abantu. Ariko Isiraheli yagize icya? Yimikira ibigirwamana, igomera Imana. Ubutumwa Imana yabahamagariye ku ikubitiro bwari bwiza, ariko byagezeho batoba Imana, barayitenguha. Ni nabyo Nyagasani bimubabaje uyu munsi, ukuntu yitoranyije Isiraheli, none Isiraheli ikaba iri gushaka gutoroka Uhoraho. Kuri iyo foto nawe umuntu araguhamagaye, ariko warangiza umaze kumva icyo agiye gukubwira ugahita utoroka, ukagenda ukamucika. Mbega bibi! Umva ukuntu Uhoraho agaya Isiraheli. Isiraheli rero umuzabibu mwiza, ikera imbuto zishimishije. Ngo uko imbuto zayo ziyongeraga, ni nako yagwizaga intambiro. Uko igihugu cyayo cyarushagaho kurumbuka, ngo ni nako n'inkike z'ibigirwamana ngo zarushagaho kuba nziza. Amen. Babyeyi munyumvire, uhamagara umuntu, umuhamagara ikintu cyiza, yarangiza akagutoba, akagukorera nabi. Mbega agahinda kuduhamagara. Umuririmbyi wa Zaburi arongera gutwibutsa ko icyo twahamagariye ari ubutungane, gutunganira Imana. Nidushakashake uruhanga rw'Uhoraho ubudahwema. Amen, amen. Ikiza Imana yaduhamagariye ni ukuzagera ku kiza ubutungane. Ivanjiri umunsi kwanditswe na Matayo nayo iraduha ishusho y'umuhamagaro, iratwegereza imbere abahamagawe, abatowe kugira ngo Nyagasani abatume. Mu ncamake y'ivanjiri reka tuzirikane ibintu bitatu. Icya mbere, reka tuzirikane aba Yezu ahamagaye, abatowe ku mazina yabo. Yezu yari afite abamukurikiye ikivunge cy'abantu benshi cyane bamukurikiraga. Muri abo niho yatoyemo abigishwa 72. Muri abo nabo abigishwa 72 niho yatoyemo intumwa 12, nizo zubakiraho kiliziya ye, ashingiye ku miryango 12 ya Isiraheli. La nouvelle génération, ubutumwa bushya, umuryango mushya w'abana b'Imana, kiliziya Yezu Kristo ishingiye ku ntumwa, intumwa 12. Muri izo ntumwa 12 nanone ntabwo yazagarukira aho ngaho, buri imwe muri zo ayivuga amazina yayo, akayihamagara ati ngwino. Dutangazwe nuko Yezu yavuze ngo nimuze, arongera nanone by'umwihariko akavuga ati ngwino. Buri wese akamuvuga hehe? Buri wese akamuvuga mu izina rye, ati Petero ngwino, Andreya ngwino, Yakobo ngwino, Yohani ngwino, n'abandi bose ko ari 12. Yezu agize atya arabarondoye buri wese mu izina rye. Ibi gatwibutsa ko Yezu ataduhamagara dalanonima mu kivunge, ahubwo agenda dukura mu kivunge atwiyegereza buri wese ku giti cye, kuko buri wese ari umwihariko
wa nyagasani. Ngiki izina ryawe, nawe izina ryawe Yezu ararizi. Ese Yezu wari wumva avuze izina ryawe aguhamagaye? Aguhamagarira iki? Reka rero bwa kabiri tuzirikane ku butumwa. Yezu ntabwo aguhamagara gusa ngo agutereke aho ngaho, ahubwo afite n'ubutumwa bwihariye yakugeneye, yagutoreye. Ubutumwa izi ntumwa zihawe ni n'ubutumwa bwa Kiliziya, Église missionnaire. Ubutumwa rero bwa Kiliziya ni ugukora neza, c'est faire du bien. Ubutumwa bwo gukiza abantu no kwirukana ikibi, kwirukana se kibi. Nawe wongera urebe niba mu butumwa ufite ari ubwo gukiza no kwirukana ikibi, kuko ingoma y'Imana nyine ari umukiro, kugera ku mukiro, ubutungane no kwirukana ikibi, amashitani. Ibyo byose bitubuza kwegera Imana. Ubutumwa bwa Kiliziya, ubutumwa bw'intumwa no kwirukana ikibi, no gukora neza. Icya gatatu twazirikana muri ivanjiri nuko nubwo nyagasana kuvuga mu izina akaguha n'ubutumwa, ariko buri wese agomba gukina ku mwanya we. Buri wese n'umumaro we, buri wese n'umwanya we. Ukina kuwuhe mwanya? Nk'uko mu ikipe kugira ngo itsinde, buri mukinnyi aba afite umwanya wihariye akinaho. Bityo niyo batsinze, ntabwo cya gitego kitirirwa wa wundi wari uri imbere, wa wundi rutahizamu, ndetse n'umunyezamu nawe agira uruhare kuri cya gitego cyatsinzwe, ndetse n'ukina inyuma bose bagira uruhare kuri cya gitego cyatsinze. Ngiyo ekipe, buri wese rero agakina ku mwanya we, aharanira ko ikipe igira ite itsinda. Ngizwe n'intumwa ngo ubwo no mu butumwa buri wese akina ku mwanya we. Reka dufate ingero ebyiri z'izi ntumwa, urahita wumva ko buri wese afite icyo nyagasana mutegurira kandi cyiza ku mwanya we. Fata urugero rwa Petero ndetse na Tadeyo. Urebe Petero ni ukunda kugaragara cyane pe. Tadeyo se hari aho ujye mwumva cyane akunda kugaragara, ntibyoroshye. Ariko rero nubwo atagaragara, nyagasani nawe amushyize hariya, afite icyo amaze. Kadufata urundi rugero rwa kabiri, dufata urugero rwa Yuda ndetse na Yohani. Abantu bamwe bati koko Yezu yemeye kwizirikiraho igisasu kugeza ubwo atoye Yuda, yarazi ko azamugambanira koko? Aha, twongeye twibutse ibyo bindi tubonye haruguru. Ntabwo ku ntangiriro Yezu adutora agamije ko tuzamugambanira, tuzamugira nabi, ahubwo dutorera icyiza, kuzamwamamaza, kubana nawe, kumwiga imvugo n'ingiro, hanyuma tukazanamwamamaza, tukavuga inkuru ze y'umukiro w'abantu. Ntabwo rero Yezu dutorera kuzamugambanira no kuziyahura. Ngako rero akayuda, aho tubona Yuda afite umwanya wo kubika amafaranga, bikazarangira akunze amafaranga kurusha uko yagakunze Yezu umwigisha we. Nuko rero tukareba n'indi ntumwa Yohani, ubwo tuzirikana uburyo yamugejeje ku musaraba. Yohani tuzirikana nk'umuntu wabanye na Yezu akamugeza ku musaraba, akamukurikira wese. Ibi byose rero Yezu icyo abageneye bombi nuko bazamukurikira kandi bakamwamamaza. Nta kibi Yezu yigeze agena ko tuzakora, ahubwo agena buri gihe ko tuzakora icyiza. Rero no muri izi ntumwa twongeye tuziyerekezeho. Ese umwanya ukinaho niwo watorewe? Nyagasani hari umwanya gutoreye, uracyawukinaho cyangwa naho waramutengushye? Gukora neza buri gihe. Twongeye twibutse indirimbo ya Ratasiyoni uko yanditswe na mutagatifu Thomas wa Aquino, igitero cya 17 ndetse n'icya 18, ngo agira ati: ahabwa babi ahabwa n'abeza, ariko babi yo birobanura, bo bahabwa urupfu, abeza bo bahabwa ubugingo. Amen, amen, amen. Kuko ku ntangiriro Yezu atora abo bose yabageneye icyiza, noneho bagera hagati umwe agatangira kivangura, agakunda amafaranga, agakunda ibyubahiro, agakunda iraha ry'isi kurenza uwamutoye Yezu Kristo. Nuko ubutumwa bwa Kristo akaba arabutengushye atyo, kandi atari cyo yari yaratorewe ku ntangiriro. Twongeye tuzirikane ubutumwa twatorewe. Ni n'umwanya nanone muri ivanjiri wo gusabira abashinzwe ubutumwa, cyane cyane abayoboye Kiliziya, Papa, abayobozi ba Kiliziya, abepiskopi, abasimbura b'intumwa, abazungura b'intumwa, abasaseridoti, abihaye Imana. Abo bose tubasabire, cyane cyane n'abashinze ingo, tubasabire kuko buri wese akina ku mwanya we. Kandi icyo nyagasana ashaka nuko wazatsinda igitego. Igitego rero ni ikihe? Ni ingoma y'ijuru. Muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Icyo igitego tuzatsinda mu bwami bw'ijuru. Nawe rero nugera mu butumwa ukabona utangiye kubivanga, ntuzavuge ko ari nyagasani ari ugutuma, ntabwo ari cyo yagutoreye. Twese nyagasani yaduhamagariye iki? Ubutungane. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umubikira yagiye kugisha inama ku mujyanama wa roho. Nuko ageze aramubwira ati:
umva rero mwarimu, ubirarangiye nasezeye mu bihaye Imana. Byagenze bite rero? Njyewe nagize ikibazo kiremereye cyane, mbura n'abantu babi, abihaye Imana sanga ari abantu babi, umva bavuga nabi, bagira umushiha, baratongana, uzi ko bageze n'igihe cyo kugenda barwana, bakarwana, bakandikirana amabaruwa yandi y'urukozasoni menshi cyane mabi, bari kurwana, bari kugambana, bakarwana, bari kurwana imyanya y'ibyubahiro, imyanya y'ubuyobozi, bari kurwana. Nuko rero mbonye ibyo ngibyo ntambara iri mwaho, mfata icyemezo ko nanjye ntongera kwiha Imana, nkurikije ibyo ndi kubona abakuru banjye, abo tubana, ibyo bankorera bisharira n'ibyo bakorera abandi, mbona ubwo buzima ntabubamo, nge rwose niyo mpamvu nabavuyemo. Ubwo rero maze kubavamo, nageze iwacu, ngeze mu rugo, noneho mpura n'ibibazo bikomeye cyane. Ubwo numvaga ngiye guhindura umuhamagaro nkajya gushinga urugo. Ngezeyo nsanga noneho agahoma munwa, nsanga mukuru wanjye yahukanye, ngo yarwanye n'umugabo, umugabo yamumenye uruguma, umugabo aramuca inyuma, aramutuka, ibibazo byinshi cyane mu rugo rwabo. Noneho n'ibindi bikurikiyeho ari abaturanyi bose nkajya numva za divorce, bagiye bakora za divorce, abandi ingo ziraragishya nyinshi cyane, ibibazo byinshi mu ngo, abasahura umutungo benshi, ingo nyinshi cyane zibaye nabi. Nuko rero ngeze mu rugo ngira ubwoba bwa buzima nshaka kujyamo. Ubwo muri ako kanya mfite afata icyemezo cy'uko maze kureba uburyo mukuru wanjye ari kuruhira aho ngaho mu rugo, n'uburyo umugabo yamwirukanye, na za gatanya ziri kuvuza ubuhuha mu ngo z'abashakanye. Ubu nafashe icyemezo cy'uko ari abihaye Imana sinzabasubiramo, ari urugo sinzarushinga, kubera abo bose mbona batanyerera imbuto, kurikije ibibazo byose biri aho ngaho, mbona babigezemo n'ubundi ntacyo bandusha. None nafashe icyemezo cy'uko ngumira aho ngaho, kuko abo bose nta n'umwe wampaye urugero. Ari abihaye Imana nta rugero rwiza bampaye, ari abashinze urugo nta rugero rwiza mbonamo. Nafashe icyemezo cy'uko nzagumira aho ngaho. None mwarimu ngira inama. Aha, uri mwarimu, uri umuyobozi wa roho, wagira inama ki uyu mubikira uje kugana? Masera. Nuko wa mujyanama ngo aramubwira ati, umva rero Masera we, icyo uri kuzira, icyo utabashije kubona, nuko bariya bose bahamagawe n'Imana, wowe rero ukomeje kugenda urebera ku bahamagawe, ntiwigeze ureba ku wahamagaye. Icyo nicyo kibazo ufite. Rero iyaba wongera gufata igihe kongera ukitekerezaho, ukongera ukareba uguhamagara ari we Mana, ari we Yesu Kristo, bariya bandi nabo ni abanyantege kimwe nawe, nabo barahamagawe, baratowe kimwe nuko nawe watowe, ariko wagutoye niwe ugomba kurangamira, niwe ugomba kureba. Sinifuza gukubwira uburyo uyu mubikira yaje gukomeza agenda yishakashaka, bishoboke ko nawe yakishakashaka, niba azasubira mu bihaye Imana, ibyo ntuze guhita ubimbaza. Niba azashinga urugo, ntuze guhita ubimbaza, bizaterwa nuko azashyira mu bikorwa igisubizo ahawe na metre, igisubizo ahawe n'umujyanama wa roho, kurebera ku muntu uduhamagara, aho kurebera ku bahamagawe nabo b'abanyantege b'abanyabyaha, kureba ku muntu wadutoye aho kurebera ku batowe nabo badashinga. Amen. Frere, Masera, padiri, mbega wowe, nguko uko twese mu mihamagaro yacu akenshi twirebera gusa abandi, aho kureba Imana yadutoye, akaba ari nayo idutuma, akanaduha ubutumwa. Mu guhamagarwa guhabwa ubutumwa ndetse no gukina ku mwanya wawe ukajya mu butumwa baguhaye kandi ukabukora neza, reka nsoreze ku bintu bibiri biza kugufasha kongera kureba ubutumwa wahawe nuko ujya ubusohoza. Niba ukiri mu mwanya wawe, ukiri kwikinamo neza, icyo Nyagasani yagutoreye cyo gukora neza ubutungane. Icyambere, twongeye tuzirikana ya nteruro y'umuhanga igira iti, umuhanga ntabwo arebera ku munyantege nke, ko byananiye, ko utarabishoboye, ahubwo buri gihe umuhanga ahora arebera ku wabishoboye, ahora arebera ku muntu umunyembaraga, ahora arebera ku munyabwenge n'umuhanga koko. Twibutse ko umuhanga nyakuri ari Yesu Kristo, ubuhanga bw'Imana niwe twese tugomba kureberaho, niwe wabishoboye, niwe mukire wiyemeye kwigira umukene kugira ngo adukungahaze ineza ye. Uwo rero niyo twareberaho. Naho ubundi nurebera kuri batowe, ukarebera ku bashinze ingo byananiye, ukarebera ku bakoze divorce, ingo bakazishyira hirya no hino bakazitatanya,
aho ndaho uzagera. None barakubihaye Imana byananiye bari kubivanga, arabihaye Imana harabivanga, arabashinze ngo harabivanga benshi. Nuko rero akaba ariwo gusa uzajya ureberaho izo ngero z'ikibi gusa ugenda ureba z'abantu bakora nabi, ntaho zizakugeza, kuko ingoma y'Imana ni ugukora neza. Wowe rero ntukajya urebera gusa kuri ababyishe, ujya urebera no kuri ababikoze. Kandi burya dufite n'ingero pe, iyo ushaka kuyoba hari ubwo kurebera ku bantu nyine bayobye gusa, nyamara hari n'ingero nto, hari lopetirese, hari abasigara bagasigara bashyigikiye ingo zabo. Hari ingo nyinshi zibanye neza, hari ingo z'abihaye Imana nyinshi zibanye neza, hari abihaye Imana benshi bariho mu muhamagaro wabo neza, hari abashinze ingo benshi bariho mu muhamagaro wabo neza, bari gukora neza, bari gukora ubutumwa bwabo neza, bari gucunga amazamu yabo neza. Abo rero ugiye no kureba nibo wareberaho urugero, ariko urugero rukuru ni Yezu Kristo, niwe tugomba kurangambira, niwe dukurikiye kandi niwe tugomba gukurikiza. Ntukajya undeberaho kuko ubona hari ingingo umwe yananiye, cyangwa urebere kuri uriya nawe ubona hari ingingo yamunaniye, nuko izo ngingo zose ukazihuza uti sinzongera no kwiha Imana, sinzongera no gushinga urugo, kubera ko warebeye kuri uriya w'umunyantege nke. Nta muhanga urebera ku munyantege nke byananiye. Byibuze nujya kureba uzarebere kuri uriya bishoboye, kandi wabishoboye tuzi n'umwe gusa ni Yezu Kristo. Amen. Icya kabiri tuzirikanaho, nakunze cyane ijambo mwarimu yatwigishije turi muri filozofiya, nuko akavuga ati sha iyo mukuze mujyahe, iyo mukuze mujyahe, iyo mukuze mujyahe. Akajambo nakomeje kugenda gatekerezaho na nyuma yuko mbaye padiri, iyo mukuze mujyahe sha, iyo mukuze mujyahe. Nuko rero nawe uzi kwibaza, iyo umaze gukura ujya hehe? Iyo ugiye gushinga urugo, rwa rugo nyuma y'umwaka ruteberera hehe? Iyo ugiye kwiha Imana nyuma y'umwaka wongera kugira ibyishimo, wongera gukora ubutumwa neza ko Nyagasani yabigutoreye. Twongere turebe gatoya, reba abantu bagiye gushyingirwa, umunsi w'ubukwe, urebe ukuntu abantu baba bishimye, umukwe n'umugeni bishimye. Nyuma se birakomeza n'ubundi, nibwo uzatangira ukabona umwe atangiye yita mugenzi we ati sheri, iyo ni iminsi ya mbere. Nuko iminsi ya kabiri ikindi cyiciro ati shushu, gutyo. Uzi ko ngo igihe kizagera, ntabwo ari njye bivuze, niko bavuga, umwe akazita undi ati wa mushushwe wagiye hehe? Babyeyi mbega umushushwe waratangiye umwita sheri, ariko bikazasoza ngo umushushwe wagiye hehe? Babyeyi mbega ibibazo biraha. Nuko rero ukatangira ukamuhigahiga nka kurya injangwe uhiga imbeba. Kubera iki? Watangiye kumwita umushushwe, watangiye kumwita imbeba y'umushushwe, none birangiye uri kumuhigahiga. Nguko ko dushobora gutangira twishimye, ubukwe twakoze mariage, ubukwe bwiza. Ariko se nyuma yaho, iyo mukuze mujyahe sha, iyo mukuze mujyahe? Reba nk'abantu babihaye Imana, iminsi mikuru, abafrere, ababikira, abapadiri bakoze iminsi mikuru, basezeranye, iminsi yabo reba ukuntu biryoshye, ordination, ibintu byiza cyane rwose, yewe byiza cyane pe. Ariko se nyuma yaho, iyo mukuze mujyahe sha, nyuma yaho abantu bajya hehe? Muteberera hehe? Nibwo uzasanga umwe ntuzamenya imihana, imikokwe bagiye banyuriramo bakagwamo, abandi ntuzamenya ikibagushije ku minota ya mbere. Kandi aho Kristo nagaruka azasanga muri mwe hari ugifite ukwemera. Nawe rero nkwifurije kongera kureba bya byishimo wagize cya gihe ukora amasezerano, cya gihe ibintu ari byiza, na n'ubu uracyabifite, uracyafite ibyishimo by'ubutumwa, uracyakora ubutumwa neza uko bikwiye, ubutumwa watorewe uracyabukora. Na wundi Nyagasani ibyo uri gukora bibi ntabwo ari cyo yagutoreye, ku ikubitiro Nyagasani yadutoreye icyiza. Rero nubona bamwe bari kuva mu bihaye Imana bagata imihamagaro yabo, cyangwa bamwe bakaviramo kuvira nk'umubyeyi, attention, ntabwo ari Nyagasani wabatumye atyo. Nubona ingo ziri gusenyuka, ntabwo Nyagasani yigeze gutuma ngo ingo zasenyuke. Kandi Yesu yivugira ati Imana afatanyije umuntu akagitandukanye. None se yakomeza yakongera kwivuguruza? Icyo nasorezaho inyongezo, wowe kurikira Kristo, kurebera kuwagutoye, kurebera buri gihe kuwaguhamagaye, kuko uwaduhamagaye ni indahemuka, n'ibyo ngibyo azabikora. Uwo ninde? Ni Yezu Kristo waduhamagaye, aradutora, aradutuma. Natwe rero tumwitabe buri munsi. Karamenya Nyagasani ndacyahari, karamenya Nyagasani urugo rwanjye ruracyahari, karamenya Nyagasani ndacyari muhamagaro wanjye, karamenya Nyagasani ndacyakwitaba buri munsi, kuko nzi ko uri indahemuka. Yezu mwiza, mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas,
wa diyosezi ya Cyangugu.